people twizere ko mumeze neza tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu ni 1K Talks kumaze kwimenyera muri kumwe nanjye Ange Sandrine n'abagenzi banje Kataha iribagiza na Frank Munyaneza nigomba kuvuga amazina abiri twabahaye ikaze rero mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi uyu munsi ntabwo biraza koroha cyane Hervé ndashaka kumbwira ikintu kimwe tuvuge kuri muri relationship cyangwa se ufitanye umubano cyangwa se uri mu rukundo n'umuntu mukundana wamwemerera ko agira opposite sex bestie none se uwo best friend we ntabwo dukundana ari inshuti yanjye cyangwa ntabwo ari umuntu nkunda atari umuntu uziranye nawe tuvuge wowe ufite girlfriend ariko girlfriend afite side chick nako afite best friend nawe none se kamwereke uje mu buzima bwe afite umu best friend sibyo niba uje se amushyira muri puberi se ngo degage ngo nabonye umuntu come on nge ntabwo namuforce kamwereke iyo gura n'umuntu hari ubuzima yari afite mbere ntabwo mubwira ngo ujugunye ubuzima bwawe bwose ufite mbere mudeni zo tubana I don't think uyu munsi rero mwabyumvisha ibyo turaza kuganiraho tujye kuganira niba wakemerera umuntu mukundana cyangwa se umuntu muri relationship kuba yagira opposite sex bestie cyangwa se icyo twita ngo ni best friend cyangwa se you know kwa kundi haba harimo inshuti magara se mu by'ibitekerezo byawe nyina magara zashira amagara nyine ariko ndumva ashaka kumva icyo Frank abitekereza oya mbere yo kumenya icyo abitekereza ndashaka kubaza cyangwa ujye umwemerera umugabo we ko agira best friend babandi b'igitsina gore ishwi izi noti wapi ndabyavamo kubera iki ishwi ngenda shaka kumenya ariko se kambabaza urumva aho ngaho atari mu kintu cyitwa insecurity kuvuga ngo ntabwo nakemera ko uyu mugabo ni iki se ufitiye ubwoba ku buryo mfite insecurity and to sincerity and naturally ntabwo ngira insecurities ariko ntazo mfite ariko abantu burya ngewe ndiyizera sibyo ariko ntabwo nature y'undi muntu mba nyizi person n'umugabo wanjye nshobora kuba muzi ku buryo navuga ngo nta kibazo ariko mu best friend w'inshuti yanjye ariko nimba wuzi abantu bagira udutricks twinshi hari ukuntu ubuzi cyane nk'iyo wigeze kugira ibintu by'ababesti talking on my behalf hari ukuntu ubizi kuntu hari ukuntu ndabisobanura gute bino bintu oya bivuge ndabisobanura gute bino bintu ko bivuge actually ngewe personally ngewe ndi kwivugaho ku giti cyanjye ntabwo nabyemera kubera yuko if I'm having a partner that partner I'm supposed to be their best friend ariko mbere yuko uza mu buzima bwe yari afite ubuzima ibyo ndabyumva ariko ntabwo namubwira ngo amudroping ariko ibintu bimwe na bimwe tugomba kubanza gusuzuma ingingo zimwe na zimwe erega hari abantu barengera hari igihe ufite mu best friend and then agatekinga advantage of you cyangwa se akagenda gusenya gake kuko agushaka aho ntabwo ufite umu best friend ufite umuntu ugushima nyine cyangwa uprofita best friend ntabwo ufite kuki sibyo kumenya ngo ahangane niho ngarukire cyangwa ibintu bigarukire ariko hari igihe musetting boundaries ariko n'igihe boundaries zirenga you're human beings reka ngurugero ufite umu best friend mwamaranye imyaka 10 sibyo noneho undi muntu umitinze umuntu for 2 months amezi abiri gusa nyine mu gihe ngo in love whatever sibyo amezi abiri please ngo you in love would you take amezi 10 uyikwetinga nayo nako iyo myaka 10 uyikwetinga nayo amezi abiri ariko icyo utagomba kumva best friend is best friend nyine ni best friend mufite ariko ngo nawe he's your partner let me ask you this nyine we hari ikindi kintu okay tuvuge imyaka 10 ufite umuntu best friend sibyo maybe niki kintu umuntu akuzaniye gishobora gutuma uvuga ati ibi byose ndabidetse am I going to marry my best friend my best friend is what best friend wanjye ko tutari kudatinga and at that time I need someone we're going to date you need some what is the bisobanura nyine kuko kamwereka sibyo hari igihe umuntu binyura hejuru ntubisobanura uvuge ngo ni iki ngiki bisobanura ngo ngiye nyine urumva ukuntu reka tujye kuvugana na marriage sibyo kavuge relationship tubyoroshye tuvuge relationship sibyo uwo muntu sibyo umwana y'imyaka 10 mu best friend wawe n'uwo ngo wundi w'amezi abiri niki kinagiye kukuzanira mu best friend actually ikintu utari kumva ni kimwe am I dating my best friend cyangwa my best friend is there for me what is dating so when you're dating nyine niki you're dating icyo ndi kuvuga best friend nyine ajya we best friend turi inshuti ari inshuti magara ariko noneho uwo nguwo wundi uje akaba ari umuntu wenda uri kukudraga murimo muragira ngo muzajye ni ku yindi step best friend muri start akwiye kugira ngo mwigire best friend bivuge ibyize muri okay reka njye mbabwire ikintu mbitekereza usibyo mbere yo kugira ikintu cyo kuvuga wama bestie talk best friend talk ase kuki umuza kuvugisha bestie wowe bitabyawe my wife does watch this show anyway see I told you I'll tell you this impamvu turi kuganira ibi ngibi nuko usanga abo twita aba best friend kenshi
baba opposite sex nuko usanga hari izindi relationship behind closed doors bafite. Wait. Na ikibazo giye nibaza ni kingiki. Nimba abo bantu ashobora kuba atari n'izindi hari na intention yuko zishobora kuba. Na ikibazo mfite nukubera iki usanga abo bantu tubafite kubera ko benshi mbere yuko twisanga muri relationship ziri seriye zinagana no kuri mariage usanga abo bantu tubafite. Ikibazo nibaza no kubera iki abo bantu atari bo tujya muri relationship nabo. Kuki utegereza ko ubona undi muntu uza kuguhindura no kuvangira ubuzima nimba ariko nabyita. Bon, ngerageje kugusubiza. I think best friends baba bakuzi flows and falls cyane. Sibyo? Even though I'll go back nkavuga ngo ntago ntekereza vraiment yuko nkanjye like my experience with best friends. My best friends are real. N'abakobwa sibyo abo kabisa numva iyo ngize nishimye nirukanyiraho n'abakobwa iyo mbabaye njya kubwira tukarirana n'abakobwa abahungu numva nise best friends cyangwa senzi abandi bantu bita best friends they're not that best friends they are just those friends friends with benefits niyo sasa ngewe if I feel like uwo muhungu aje akaba ari inshuti yanjye iyo inshuti twakuranye kuko ndatekereza ko bishoboka kugira wenda umuntu mwakuranye uwo muntu twakuranye tukaba inshuti akagira ikibazo iwabo nkaba mpari nkagira ikibazo iwabo akaba iwacu akaba hari uwo muntu niba twarabaye inshuti cyane ku buryo ari we muntu nirukankiraho ndatekereza ko hari possibility yuko dukundana urumva which is why I don't agree. Prese tuvuze akantu kayi aravuze ngo niwe muntu ufite possibility yo gukundana sibyo but then you go above that kujya gushaka undi muntu uza gukuramo bya byinshi byose mwamaranye n'uwo kimwe utari kumva sibyo hari ikintu kimwe utari kumva hari ukuntu uba ufite best friend sibyo ari inshuti yawe magara akubamo muganira ibintu byose waba ufite ibibazo ukamubwira success you celebrate together ariko ari wa muntu urumva navuga yuko wenda atigeze ashotinga shot hagigeze ashotinga shot and then you're there nyine ni best friend wawe ako ntigeze ashotinga shot mukagumaho muravuze murasohotse murasangiye urumva icyo gihe ni haza undi muntu akaza gutereta best friend wawe gani ngiye batakubwira n'utwo tugambo twose ushaka kumva cyangwa se you know what I'm talking about ariko noneho haza wa wundi ufite intentions bamubwira man nabonye umuntu hari igihe bimubwira yego n'igihe hababara ariko hagigeze ashotinga shot mukatira araguma be best friend wawe kuko your best friend is not dating you. Wazagusenya dating muranyura reka azagusenya ako kuki mutari kunyumva neza turi kwitiranya ibintu bibiri turi kwitiranya best friend na friends with benefits no nagurisi niyo bitanasaba biravukana ubu ni gute wambwira yuko umuntu mudafite icyo mupfana let's take a break, come back mukanya so ikibazo mbonamo no kubera ko abantu benshi bitiranya ibintu bibiri best friend na friends with benefits no kubera ko friends with benefits ari ibintu tudakunda gushyira hanze hariya ugasanga baba friends with benefits nibo twita best friends ariko mu by'ukuri kandi uretse mubwira ugasanga abantu twita aba friends with benefits haba hari ikintu runaka gituma tutabashyira hanze nk'abakunzi gituma tutabagira tudakora mariage nabo kiba gihari runaka nubwo mwe babiri mutakivuganaho ariko unconsciously kiba gihari cyangwa subconsciously kiba gihari noneho ugasanga kugira ngo tu justifying cyangwa tuvuge impamvu twirirwana tukorana ibi byose turara ducata turara dukora ibiki ukajya uvuga ngo this is my best friend kugira ngo ujijishe partner wawe kubera ko that benefit ntabwo ushaka kubivuga so muri make uri kwemerana na Sandrine yuko best partner adakwiye kugira opposite sex best friend. Okay umbaje icyo kibazo nagusubiza gutya kugira best friend ntago mbona ko ari bibi sibyo ariko majority y'ibyo turimo ni nayo mpamvu iki kiganiro turi kugikora nona ni ukubera ko usanga 90% of best friend naba friends with benefits so kugira ngo twavoiding iyo confusion n'ibyo bibazo bitera ibibazo mu relationship kuri jewe
kundana n'uwo muri kumwe abe best friend wawe abe byose kuri wowe. Ikindi nshaka ko mwumva, I'm not against you ko ntabwo nanze yuko ukundana na best friend wawe. Yego nyine n'ubundi n'uwo partner wawe n'ubundi ikintu cya mbere ushaka mu partner wawe nuko muba friends and then mukaba aba best friends. Ariko icyo nshaka kuvuga nuko kuwo kugira ngo ajye kuba friends with benefit nuko babyaratangiriye aho ngaho. Kwa kundi umuntu avuga ngo azi ibintu byawe byose, ngo azi your weakest moment, azi your happiest moment, aho ngaho niho nyine yinjirira, you know, and then ese uyu uvuze ngo yinjire aho ngaho ku bakobwa ubu uvuze ko ari umuhungu winjirira and you guys also mujya mwinjirira reka mubase ikintu let's say best friend mu mwanya igihe kinini sibyo umara imyaka 10 none ugiye muri relationship y'amezi 2 irangije wait is it 10 years uba nta mu partner wundi wigeze ugira se okay ufite mu best friend none ugiye muri relationship nese tuvuye ku myaka 10 ugeze ku myaka 20 utangiye kugeza 20 correct noneho ugeze kuri 20 ugiye muri relationship y'amezi 5 ukatiye your best friend for 10 years then anyuma y'amezi 5 cyangwa after 2 years ugiye muri relationship byo mu ntikoze sibyo wisanga uri ahantu udashoboye kugira kandi umufriend wawe rejecting ngo kubera ko ubonye umuntu cyane ntabwo bakibaye. I don't feel like rejecting uwo best friend wawe. Ahubwo you set boundaries nyine na best friend wawe mufite ibyo muvugana, mufite ibyo muganira, mufite n'uburyo ari best friend wawe, ariko ntabwo he's not your partner, ntabwo ari nyine ni best friend wawe, ntabwo ari kugutereza. Ariko reka ngwase aguterese ntabwo wabyanga, let's say kuko mwamuziranye ariko naguterese ntabwo byakubuza kugushaka. I think best friend akwiye gushaka proposing but the thing is this ikibazo ni kintu ngende kuba sibyo bivuze ngo hari mu setting boundaries ni nkaho umwigije ku ruhande ukamubwira ati ibi ngibi ntabwo bigize niba ubizi ko mwajyaga mwajyaga muvugana amasaha 5 partner wawe akashobora kugushaka akakubukira muzavugana 2 atatu partner wawe muvugana bitewe nuko wowe wasobanuye ibyawe ndashaka kukubaza ubu ngubu ubonye umufiance uyu munsi akaza akakubwira ati sinshaka kuzongera kuvugana nawe reka even ni best friend wawe sibyo akakubwira ati ndashaka ko bihagarara wahita miki wavuga uti yahita ambwira ngo nzani impeta ntabwo wahita impeta nabigenza gute ngaho tubwire ntabwo nahita mukatinga off ndamusobanurira the kind of friendship ufitanye nayo atabyumva kubera ko abagabo benshi bivuga ngo byavuye mu gufuha kandi umuntu wafise nayo ntabwo ari question yo gufuha gusa. Frank, if I may, sibyo hariho n'ikintu muri relationship zose ntabwo bihora ari magic moment sibyo. It's not always roses. Spill the tea. So hari igihe sorry reka dufate break hano hahiye. So ngewe ikintu nashakaga kuvuga kuri ibyo bintu, relationships ntabwo zihora ziri roses, ntabwo muhora muri mu birabyo nk'uko nkunda kubivuga sibyo. Ariko noneho iyo bibaye the flows sibyo mu abantu benshi, I'll say abantu benshi, not everybody, abantu benshi bakunda kwirukira ku nshuti, not kugira ngo akubwire ngo mureke cyangwa akora iki, ariko akakugira inama nziza, wenda nawe wakoze gutya overreacting nawe no best friends is serving ibintu byinshi, ntabwo muvuga relationships gusa, muvuga n'ubuzima in the future, ibintu nk'ibyo ngibyo. So niba uzagirana ikibazo na boyfriend or husband ukirukankira kuri wa mu male best friend, ngo ndi kuvuga wowe in that case sibyo, uwo mu best friend aza profita. So araprofita kweli nyine, so akatajya kukwereka the good side, muri kubona ko just because you deserve better, just because you deserve better just wait, but just because mwinjiye mu relationship best friend isaba nk'umuntu nyine umunyabyaha, like he was your best friend, like mujye acknowledging ibintu yari mu kitu yawe for so long. I do acknowledge that he's my best friend, but kuko you're getting some ariko what you don't understand is the thing, you need the best friend is stuck there. Numukire odds yuko you're having some good sex now, your best friend is umukira ku. No, it's not about, you know, sex before marriage. When you say dating, who are you supposed to marry, who are you supposed to date? And she is supposed to be your best friend. So my best friend nagumo ko you. Ariko that my friend, that new if you marry your best friend ni byiza ni nabyo dushaka. But exactly, you don't do it because you want to dating. What is dating? One thing you don't understand, your partner nawe mushyashyuje, nawe ushobora kuba your best friend, because
I'm marrying my best friend, man. 10 years, I'll keep calm. Ako nanone ikintu nakubwira nuko best friend cyangwa se friendship ntabwo iba determined with years. Hari igihe wayo mezi abiri ashobora kuza akakurutira w'imyaka 10. Reka mbagire inama kuri topic ni iyi. Mu by'ukuri abantu babiri relationship iri hagati y'abantu babiri nimwe muyizi. Whatever ibyo ushobora kuvuga bigaragarira abantu nibiri behind the closed doors ni wowe ubizi. So mu by'ukuri nimba ufite best friend, and I'm telling the people out there, nimba ufite best friend and you know that this relationship is pure in a sense of muraba best friend, mugirana inama, mubikana amabanga n'ibyo, but nta kintu kiri sexually gihari, fine, bibwire partner wawe uje nyuma abyumve. Noneho nimba muri your best friend harimo friends with benefits, nimba hajemo benefits, nawe for the sake of the relationship ugiye kwinjiramo, be cutting off, that makes sense. Sibyo? But by be cutting off you mean mureke completely best friend niyongere kuba the best friend per se. At the end of the day nawe ni umuntu ushobora no kumubwira uti by the way uracyari inshuti yanjye ariko hari ibintu ugasettinga boundaries runaka ntabwo bikiri ibyawe cyangwa se ibiki bitari ibyawe. Ibitari ibyawe harimo umwanya mwinshi kudusomyo utuntu tw'umwanya intimacy, are you convinced? Maya not. Ntabwo numva ugomba kugira kumukatinga off gutya cyangwa kumubwira ati uko mushobora kuramo ibintu bimwe na bimwe. Nyine nicyo nanjye navuga. Ariko hari ibintu bimwe na bimwe nyine urasotinga you be like nshaka kumva ikintu 1K Talks team ibitekereza mutubwire mwebwe aba partners banyu mubemerera kuba inshuti z'abantu with the opposite sex cyangwa mutubwize ukuri en toute sincérité mutubwire icyo mubitekereza. Thank you again family, turi kumwe. Ciao.